Okay, twagiye quiz. Aha, twagiye. Ngiye kukubaza ibibazo bitandatu ku bijyanye n'ubuzima bwa Yesu. Niwicamo kimwe gusa, biragusaba ko ufata Bibiliya yawe ugatangira kujya uyisoma. Byose nubikora, I'm very proud of you kabisa. Twagiye. Ikibazo cya mbere. Ninde watwaje umusaraba Yesu? Bivuze yuko ari Simoni w'umunyakureni wabikoze. Ikibazo cya kabiri. Ninde muntu wa mbere wabonye Yesu ubwo yari akimara kuzuka? Niba bivuze yuko ari Mariya wabikoze. Ikibazo cya gatatu. Ni irihe tegeko Yesu yavuze ko riruta ayandi? Itegeko riruta ayandi Yesu yaravuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ikibazo cya gatatu. Ni iki Yesu yavuze kiba mu ijuru iyo umunyabyaha umwe yihannye agahinduka? Yavuze yuko iyo umunyabyaha umwe yihannye agahinduka, mu ijuru bishima cyane bikabarutira abakiranutsi 99 banze kwihana. Twagiye. Ikindi kibazo. Ni abahe barobyi bane Yesu yahisemo nk'abigishwa be, nk'intumwa ze za mbere? Harimo Simoni Petero, hakajyamo na mwene se Andereya, ndetse na Yakobo mwene Zebedayo, ndetse na mwene se wende Yohana. Wabikoze niba ari byo wavuze. Ikibazo cya nyuma. Ni uwuhe mufasha Yesu yemereye abamwemera bose, abigishwa be n'intumwa ze zose, yuko azaza akabafasha akabigisha byose ndetse akanabibutsa n'ibyo Yesu yababwiye? Niba uvuze ko ari Mwuka Wera wabikoze.